Muraho neza, nitwa Vincent. Mutesi Scovia mama urwa Gasabo yavuze ibigwi ndetse avuga n'ukuntu yagiye ashimishwa na Yanga. Ahari ku itariki 17 Kanama 2022, imyaka ine yose irihiritse witwa Yanga Thomas Nkusi atuvuyemo, ariko kugezana n'isaha amagambo yavuze, ibintu yagiye asobanura muri filime byose biri mu mitima y'abanyarwanda. Mutesi Scovia ati ndabizi ko ngiye gushwana na Baroki ndetse n'abandi basobanuzi, ariko hari ikintu ngiye kuvuga, ikintu cyanshimishije kuri Yanga nukuntu yasobanuraga filime, none akagenda atekereza n'iby'imbwa iri gutekereza nyuma y'uko abantu babaga bari kurwana. Ati mu bandi basobanuzi sinzi niba babasobanura, ariko Yanga we yarasobanuraga nkemera. Uramutse muzi ukibaho nubwo ngiye kurwana na bakimomo, ariko simba bihe mu gihe cyacu Yanga yaraturyohereje naho iby'abahungu bazisinze. Baya barasobanura, ariko basobanura ibihari, ntabwo baduha ibyishimo byo kuhandi. Yanga yarasobanuraga yageraho noneho akantu ntajya mwibagirwaho, ni abagabo babiri barwanaga, hafi aho hari imbwa, umwe ikajya ibareba akajya avuga iby'imbwa itekereza, umwe ikajya ivuga ariko abana b'abantu mwaragowe umupfuye twikira bajya kuvuga ko ari twe mbwa, akajya aganira inkuru y'imbwa itekereza. Ibyo rero nibyo namukundiraga. Oya, hari ukuntu byabaga asobanura ntabwo. Ese muzi ko namwe Imana iborohereze kandi ikomeza umuryango, ariko bari kuba baturyohereje muri iyi si. Twabuze abantu b'ingenzi bagiye kare pe, barihuse kandi ari bato. Iyo bavuze ngo ufite ahantu ntakora abantu bajya muri jail buri wa gatanu ukagoroba batwereka filime za Yanga za kera, n'impamo ya Mungu ndi umukiriye n'abandi bantu benshi. Ngaye nguko rero uko Mutesi Scovia avuze ibi bintu wasanga nawe ari kubitekereza, ariko nanone niba uzi filime yitwa Kabutura, none se waba uzi amazina yitwa Mama G de Black, uwitwa Kinyusi Melody ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye hano mu Rwanda muzi yagiye ahimba amazina, kandi ayo mazina akagenda yakoresha muri filime, ndetse yewe ukagira ngo muri izo filime koko harimo abantu bitwa gutyo. Wapi, nta n'umwe wabaga witwa ko, usibye ko we yagendaga avuga uduce tw'ahantu, akagenda avuga amazina y'abantu ba hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nyine akagenda yahenahena. Nk'ubu filime yitwa Umuhumetso, iyo filime ntayibaho, ariko yarayivugaga ukavuga uti nshaka kureba filime yitwa Umuhumetso, kandi koko abadije bagahita bayikwereka ariko bitayanditseho. Hari amazina menshi cyane, ndetse hari n'ibintu byinshi cyane nk'amazina yitwa Nyakariro twayemenyeye muri filime. Iyo Nyakariro iragenda itera imbere, iramamara kugizana n'iyi saha. Abasobanuzi hari abajya basobanura bakayita Nyakariro nk'uko Yanga bivugaga. Hari yitwa umwimweti twaje kumenya ko ari imbwa, ariko nanone bitewe na Yanga. Hari ku itariki 17 2022, ubwo twari mu kwa munane, nibwo inkuru yatashye mu gihugu cy'u Rwanda ivuye hariya muri Afurika y'Epfo, ivuga ko Thomas Nkusi ariwe Yanga yitabye Imana, yahitanwe n'uburwayi. Inkuru iza mu gihugu cy'u Rwanda, abantu turababara, imiryango irahangayika, ariko abavandimwe ba Yanga bo barababaye cyane. Reka tubifurize gukomeza gukomera, kandi nanone twifurize Yanga iruhuko ridashira. Scovia ati bongera bashyireho ibitaramo, hanyuma bajye bacisha amafilime Yanga yagiye asobanura. Ati nge nabo mukiriya, ati kandi hariho n'abandi bantu benshi baba bakiriya. Mutesi Scovia rero yavuze uburyo agiye gushwana na Baroki, atari ko nubwo ngiye kubivuga reka nshwane nabo, ariko mvuga ukuri. Ati izi filime zaranshimishije z'uyu mugabo witwaga Yanga. Ati yagiye akiri mutoya, ati yasize icyoho cyinshi cyane, ati kugeza iyi saha sinzi niba hari undi muntu uzakora ibintu nk'ibyo yakoze mu gusobanura filime zigiye zitandukanye ku isi yose muri rusange. Uyu Yanga rero yagiye akiri mutoya, yapfuye mu kwa munane ku itariki 17, ari nazo twamwibukiyeho ejo bundi n'ubundi mu kwa munane ku itariki 17, twibuka n'umuvandimwe witwa Bravani, yari umuhanzi nawe. Aho se twabibutse bagendeye
umunsi umwe. Iyi ni inkuru rero itarababaje igihugu cy'u Rwanda, abantu muri rusange, isi yose irakangarana kubera ibi byamamare by'abanyarwanda byagiye kuri iyo tariki nyine. Reka tubifurize gukomeza kugira iruhuko ridashyira, ariko nanone twifuriza imiryango yabo gushikama bagakomera. Mu muryango nyine bibaho, umuntu wabayeho aba agomba kunyura no mu bibazo, hakazamo nyine n'urupfu. Nguko rero uko biba byifashe ku mbuga nkoranyambaga. Ubu ngubu hari umuntu ushobora guhita yibuka akajya guhita ashaka filime Yanga yagiye asobanura, hanyuma akihera ijisho akirebera. Ni filime zabaga zishekeje, ni filime zabaga zirimo amazina y'abanyarwanda ariko zitarimo abanyarwanda. Aho akareba akavuga uti uyu nguyu ngiye guhita mwita Mama G the Black, cyangwa se mwite Kinyusi Melody. Ayo ni amazina yagiye akundwa cyane muri filime za Yanga agiye asobanura, cyangwa se Mimbweti, cyangwa se utundi tuzina nawe umuziho yakundaga kwita abantu, cyangwa se ahantu runaka, bikagenda bigakundwa kandi bigakomera cyane ku buryo filime byayarangiraga banayese izina ry'uwo muntu cyangwa se bakayita izina ry'aho hantu. Ngaye nguko rero katumwifurize gukomeza kugira uruko ridashyira, ariko nanone tukomeje kwihanganisha abo mu muryango we. Nge rero mudahwema gukurikira mu biganiro ndetse n'amakuru ngenda mbagezaho ko bukeye nuko bwije. Nitwa Vincent, reka mbisabire kunshigikira mu kare kuri buta subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro nzajya nkora muzajye mubona mu wa mbere mutiriwe murashakisha. Mukomeze kugira ibihe byiza kandi mugubwe neza, ndabashimiye.